bwira abo ndi guhura nabo muri iyi minsi ngo Imana nigira ibyica nahita bicyashe abantu bagwa mu nzira hita bicyashe bagwira isari mu nzira bataragera ikanani. Imana nizicyahe ubu bukene butumye abantu badakomeza. Imana nizicyahe intambara zitumye abantu badakomeza. Imana nizicyahe inzangano zitumye abantu bangana muri iyi minsi. Imana nizicyahe icyahe ibyo guteje igihombo nibisinzirire guhe ibyo tunyuva mu murimo w'Imana uyu munsi kucumwe ukaba wiri gubunga kucumwe ukaba wiri guryamye nibisinzirire guhera mu izina rya Yesu. Ibyakubujije amahoro mu mwaka dusize inyuma uyu mwaka dutangiye nibisinzirire guhera utera intambwe ukora umurimo w'Imana. Yes, bakunzi ba Gitangaza NTV, amahoro y'Imana abane namwe. Mwumve ko tubasuje tubikuye ku mutima tutabakunda. Uyu munsi rero ndago twafata urugendo ngo twerekeze mu karere ka Musanze. Uyu munsi rero twagize umugisha twagiye gushaka umukozi w'Imana ni Rivera Pasteur. Rero turakwakiriye no kuri Gitangaza NTV, utangire ubwira abakunzi bacu amazina yawe yombi. Murakoze. Okay, murakoze turabashimiye. Imana bamugisha kuba mwateye intambwe mukaza dusura ahangaha. Amazina yanjye ni Rivera Pasteur Vedaste Twiringire, umushumba ukorera umurimo mu itorero rya FCR mu Rurembo rw'Uburengerazuba, nkaba ari ushinzwe ivugabutumwa mu Rurembo. Imana bamugisha rero mwakoze gutera intambwe mu dusura. Sawa, urakoze cyane mushumba. Rero turakwakiriye hano twishimye, nawe turiko turukubona urishimye. Turashima Imana pe. Ego mushumba, rero tukakubaza rero yo turi hano ku kiganiro cyacu tugahura n'abantu batandukanye, tuba kugira ngo duhumurize imitima y'abantu. Muri iyi minsi rero mushumba ari abantu benshi basubiye inyuma, tukibaza ngo mbese igituma basubira inyuma hari nukuba ari insengero cyangwa icyatumye basubira inyuma n'ubukene, icyatumye gisubira inyuma yo mugiye mugahura n'abantu benshi batandukanye, ikitera ku abantu gusubira inyuma ni ngiki? Byaba ari mu buryo butandukanye, ariko umwanzi w'abantu ni Shitani. Satani rero niwe utera abantu gusubira inyuma. Insengero hari cyo birivuga ku bijyanye n'insengero, ariko hari urusengero rukuru tuzi ari rwo umutima wawe n'umutima wanjye. Rero urwo rusengero nirwo wakabaye urimbisha, nirwo wakabaye utegura cyane. Ariko harababibonye nk'urwaho akavuga ati insengero zirafunze ntasubireyo, ariko n'uburi yarasanzwe adakomeye. Iki ni igihe dushiramo imbaraga cyane kugira ngo tugarure abo bantu, tugarure izo ntama ziri gutana zijya hirya no hino. Ariko iki nico gihe tugomba gushiramo imbaraga kugira ngo babantu bagaruke, yaba mu buryo ngubu bwa social media, yaba kubasura mu ngo iwabo. Iki nico gihe nayo bitera abantu gusubira inyuma byo ni byinshi, ariko iki nico gihe ngo dutere intambwe tugire gute tubagarurire Kristo. Urakoze cyane. Rero impamvu dukunda kubibaza ari abantu benda tutavugana nabo mu buryo butandukanye, bakavuga ati ariko ko twabonaga babantu babisubiye inyuma ari abakristo, wabona ko basengaga bagasubira inyuma, arebo nabo wabonaga ari abadiyakoni, ukabasanga n'abapasiteri babivuyemo, bakavuga ngo ariko kibitera niki? Ahari ibyo batubwiraga nukuri cyangwa nukubesha? Ariyo mpamvu twavuze ati rero tuganire n'inararibonye ngaho ukiri mu murimo w'Imana, kugira ngo abari hirya bagire gusobanukirwa bagume imbere y'Imana. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo gitangaza, ariko ni mu buryo butandukanye. Abantu muri iyi minsi iby'isi birabatwara. N'ubundi hari abazaga mu murimo barimo ariko batarimo. Noneho babonye ifungwa ry'insengero ribaye baha Satani uruhare. Aho none nakubwiye ngo iki ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke cyane dushiremo imbaraga, iki gihe cyo kwica. Ariko iby'isi birabatwara ku buryo n'umunsi wo kujya gusenga avuga ati reka nikorera ibindi ku rusengero rufunze, ariko mu by'ukuri batazi ko uru rusengero rwitwa umutima ariko bagomba gutegura cyane kuruta izi nzu zisengerwamo. Saba rero umushumba, rero tukakubaza ngo twendago twakwirirwa tuje hirya we nango aratubwira iby'ubuhanuzi, atuzi ko abashumba kenshi bakoresha ijambo ry'Imana. Ijambo riri gufasha abantu muri iyi minsi ni ngirihe?
murakoze. Ijambo rirahari Imana yashyize ku mutima, ngira ngo urabona ko turi mu ntangiriro z'umwaka. Imana yaraturinze, Imana yarinze itorero, yarinze bene data. Turi mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko hari ijambo ndimo nabwira abantu muri iyi minsi, muri izi ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Abantu bacitse intege, abantu barananiwe, abantu bafite ubwihebe, Imana baryamye mu nzira bataragera aho bajya. Arangiza arandika ku murongo wa 7 uravuga ngo gucaha kwawe. Ndimo ndabwira abantu ngo Imana nigira igicaha. Ndimo ndabwira abo ndi guhura nabo muri iyi minsi ngo Imana nigira igicaha. Naho itabicyashe abantu bagwa mu nzira, itabicyashe bagwira isari mu nzira bataragera i Kanani. Imana nizicahe ubu bukene butumye abantu badakomeza, Imana nizicahe intambara zitumye abantu badakomeza, Imana nizicahe inzangano zitumye abantu bangana muri iyi minsi, Imana nizicahe icyahe. Ijambo ry'Imana ngo noneho Uwiteka Mana ya Yakobo, niko ijambo ry'Imana ritubwira, gucaha kwe ngo kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Ijambo ry'Imana twabonye mu Kuva byatubwiraga ko amagare n'amafarashi Imana yakuyeho inziga ngo agakururuka bigoranye. Bivuze mu yandi magambo ngo Imana yarengeye ubwoko bwabo, ituma ibyari bibari inyuma, ibyari bibasatiriye, ibyari bahagurije byenda kubahitana bitabahitana. Biri ijambo ry'Imana ngaho muri Zaburi ritubwiye ngo Uwiteka Mana ya Yakobo, gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Haleluya. Muri iyi minsi gucaha kw'Imana nikuze kugere mu mpande zitandukanye, ariko ngo kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera, hari ibyo Uwiteka Imana ije gutuma bihera ku buzima bwawe. Wowe uri mu nyumba, wowe unkurikira, hari ibyo Uwiteka Imana aje gutuma bihera bisinzirire guhera. Ibyaguhize 2025 2026 bisinzirire guhera. Ibyaguhize, ibyakubujije amahoro, ibyaguteje igihombo nibisinzirire guhera. Ibyatumye uva mu murimo w'Imana uyu munsi ku cyumweru ukaba wiri gubunga, ku cyumweru ukaba wiri guryamye, nibisinzirire guhera mu izina rya Yesu. Ibyakubujije amahoro mu mwaka dusize inyuma, uyu mwaka dutangiye, nibisinzirire guhera. Intambwe ukora umurimo w'Imana. Imana itugirire neza. Munyamakuru urakoze cyane, Imana ibaha umugisha n'abaryumvise iri jambo. Uwiteka Imana ari bakomereze mu mitima kandi ribahindure, kuko niwe ugira icyo bakagikomeza. Imana ibaha umugisha. Nakoze sawa, urakoze Reverend Vedaste. Imana y'amahoro iguhe umugisha kuba aya magambo utubwije. Rero aya magambo gahise ganyibutsa icyo ganyibukije, wigeze kubaho umuhanuzi. Uyu muhamagaro twawutangiye turi abana bato, turazamuka tubizamukiramo. Nabaye umuhanuzi, si ukuvuga ngo nabaye umuhanuzi, n'ubu ndacyari mpanuye mu ijambo, ariko ndanahanura icyo umwuka mpaye kuvuga ndakivuga. Rero n'ubu ndacyari n'umuhanuzi. Urakoze. Sawa, urakoze cyane. Rero impamvu rero tuvuga ngo tukubaze, kuko ari abantu benshi bafashirizwa mu jambo ry'Imana, hari abafashirizwaga mu guhanura, abafashirizwaga mu by'amateka bahuye nayo mu buhamya. Ibyo byose bigatuma abantu bagiye bute bibafasha. Tuvuga ati rero mu gihe cyo gusoza wabahana nimero ya telefone, ari gushobora guhura nabo. Rero impamvu twavuze ngo uri umuhanuzi, ahubwo muri Imana yaguhaye icyo Imana ikubwiye. Ari abavura bagenda bakavuga ngo uburwayi, bagasengera abantu bagakira, arabereka ibyabo. Muri izo mbano zose Imana yaguhaye niye, kuko ngo umuntu waba udukurikiye kugira ngo ishobora kumufasha, kuko inyuma yaho urasiga nimero yawe ya telefone kugira ngo bazaguhamagare ube wabafasha. Urakoze munyamakuru, ngira ngo uyu murimo umazemo imyaka myinshi. Ntabwo nagiye gukizwa, navutse mvukira mu rugo rw'Abakristo. Imana impa impano, narahanuye. Rero ngira ngo abadukurikiye uretse muri uyu mujyi turimo wa Musanze, ngira ngo no hirya no hino hari abadukurikiye, cyangwa se n'abatwumvise ku maradiyo atandukanye, by'umwihariko nka RC Musanze aha ngaha, cyangwa se radiyo Umuco,
ya Kigali, aho hose twagiye tuhakorera umurimo. Rero yaba impano zo gukiza abarwayi turazifite, Imana yaraziduhaye kandi yatugiriye icyizere, yaba izo z'ubuhanuzi n'ivugabutumwa, izo mpano zose turazifite, Imana yaraziduhaye. Twakoze umurimo mu buryo butandukanye, ahantu hatandukanye muri ibihugu bya East Africa duturanye, ngira ngo nta gihugu na kimwe ntari nageramo. Nunsura nzakwereka pasiporo yanjye, nta gihugu duturanye ntari nageramo nkora uyu murimo. Yaba ukiri indwara rero, hari abakize indwara, gutanga nimero mu gusora. Sawa rero urakoze. Uranjyaka kukwibariza rero, kuko wavukiye mu rugo rw'abakristo, ariko ni byiza cyane kuko burya iyo umuntu yavukiye ahantu heza avukana anari mwiza. Abakristo rero ni abantu beza cyane, turabakunda cyane, ariko yabandi atamuntu atari umukristo kugira ngo afashwe akizwe nacyo kibindambara. Kubera wewe wari umukristo wumvishe kari byiza cyane, ariyo mbana Imana yakomeje kugufasha ikakugirira neza, ngabura tukubaza ngo bigitangira ubwa mbere wabyumvaga bimeze bite? Urakoze cyane. Bitangira hari higeze kuba ikibazo cy'umutekano muke. Mu gihe cy'umutekano muke byari muri za 98. Ntabwo ababyeyi bombi nakomeje kubagira, byabaye ngombwa ko mbura umubyeyi. Mbuze umubyeyi mbaho nk'imfubyi, ngira ngo ubwo ubuhamya burebure wenda hari uzaduke kuriye ugakeya arega. Noneho mbuze umubyeyi mbaho nk'imfubyi, n'abana benshi twari dufite ubwo nabo bari batagihari. Icyo gihe nafashe inshingano zo kuba nk'umuyobozi uyoboye urugo, ariko tugira amahirwe, hari inzu imwe yari yarasigaye iwacu mu cyaro aho mvuka. Iyo nzu rero tuyishyiramo icyumba cy'amasengesho. Imana iravuga ngo impamvu izindi nzu zose zaba zarahiye zigasigara, ubwo abankurikiye bo bazi aho mvuka cyangwa n'uzabikenera bo barabizi ko aho muri ako gace hasigaye inzu imwe, ariyo nzu yacu. Imana iravuga ngo iyi nzu impamvu nyisize nayisize yari inzu y'ibiti yo mu cyaro, kandi yari n'iz'amatafari zari zaragiye zishya. Kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki iyi nzu izakorerwemo umurimo wanjye, hakirire abantu benshi. Iyo nzu twayisengeyemo ndi umuyobozi, icyo gihe nabaga muri ADPR, tuyisengeramo abantu benshi barakizwa, b'impano zitandukanye nabo bazakiriramo. Nabo ndatekereza ko ubu ngubu nabo bakomeje gukora umurimo. Aho rero nafatiye inshingano, ndakomeza mu muyobozi, insengera abantu barakira. Naho byatangiriye, urumva muri 99 nanjye nari muto, kandi meze nk'aho ari njye uyoboye umuryango kuko ntababyeyi nabanaga nabo. Naho byazamukiye, ndakomeza turakura, turahinduka, duhindura abandi nabo bahindura abandi, nka bya bindi byaza nka 12 zava 70,000 n'abagakomeza n'ubu kandi umurimo urakomeje. Murakoze. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha. Turangije ikiganiro cyacu, tanga umwanzu, utange nimero yawe ya telefone, nurangiza udushira imbere y'Imana dusoze. Murakoze. Abantu ngira ngo baranzi, reka tubanze tubashimire kuba mwadutumiye, kandi Imana ibaha umugisha, ibakomereza amaboko, ibateze intambwe. N'undi munsi nimudutumira turahari, kuko uyu ni umurimo twahawe, ntabwo ari ikiraka. Amazina rero ni yayandi, Ndevra Pasteur Vedaste Twiringire. Nimero yanjye ni 0788822690. Gasubiramo, nimero yanjye ni 0788822690. Turabashimiye, Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimiye neza n'ubuntu bwawe, turagushimira uburinzi bwawe. Mana, ubu turi mu ntangiro z'umwaka wa 2026. Turagushimiye ko waturinze, ukaba waremeye ko dutangira n'uyu mwaka habwa icubahiro. Turasenze kugira ngo ufashe umugaragu wawe, ndetse iki kinyamakuru nacyo tugisengeye umugisha. Reka abantu bumvira ijambo bahindurwe naryo, nubwo bikomeye, ariko ibyo bikomeye nibyo ubasha gukora kuko utari nk'abantu. Twatuye umugisha wawe, cyangwa turagisengeye abazadukurikira bose, abazatubona aho bari hose, reka ubahindure data,
ndetse ba bandi baremerewe yaba uzatwumva yaba uzatubona ari ku gisasiro ijambo ryawe rizamuhagurutse uzaba aguye umwuma aguye isari agwishijwe n'ibigeragezo bitandukanye reka uzamugarure mu nzira yawe data kuko tuzi ko ushobora byose dufite ibihamya by'ibyo wakoze dufite ibihamya byinshi byabo wakijije data n'aba n'abana bawe wabaye urakoze rero tugushimiye neza watugiriye ubane natwe umugaragu wawe umufashe tuzongere guhurira aha ngaha harahindutse benshi kandi Imana tugushima tuvuga ko wagize neza urakoze kubyumvise kandi nk'Imana kubikoze nuko dusenze twizeye